ni irihe banga, ni izihe mbaraga kubona ibihugu bingana kuriya? Imbaraga ziva he? uwo mwete ukibaza ba misiyoneri barimo barabicaza hasi cyenyege, izo mpamvu zisobanurira ntabwo barabona isomo. Impamvu ya mbere ndaguhereza nk'impamvu, kandi fizikali nta mbaraga. Impamvu ya mbere ni mu mutwe. Ese ibi bintu urabyumva? Urashaka kurwanira igihugu cyawe, icyo cya mbere. Icya kabiri, urashaka gucura ababyeyi bawe baheze mu buhunzi, icyo ni cyo cya mbere. Kuko abana benshi ni abahakuriye, kuko barize amateka. Yakura akuriye mu nkambi akavuga ati papa ko turi muri tuno tuzu kandi iyo tugeze aha tukabona abandi baba mu mazu meza, byagenze gute? Umwana agatangira akamenyera amateka. Ubwo icyo gihe aravuga ati ese burya twaje hano kubera ko twahunze. Uwo mwana rero ajya ku rugamba afite icyo ari kurwana, avuga ati ndashaka gucura umubyeyi wanjye ave mu nkambi asubire kuri gakondo, nawe agenda aba ahantu heza. Iyo ni impamvu ya kabiri. Abakunzi ba Amazing TV, n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse mu kiganiro cyacu. Hanyuma yari MCGK Hope, tukaba turi kumwe n'umuyobozi wa Amazing TV, akaba adufitiye byinshi ari buze kutugezaho k'uyu munsi. Tukaba nanone tumushimiye ku bwitange akomeje kwitanga, aduteza imbere uburyo bumwe cyangwa se ubundi, adushyira mu myidagaduro itandukanye, amakuru atandukanye. N'ubundi niwe dufite ukunda kwegera abasaza baganiriza, tubwira amateka y'ejo hashize ndetse n'ahazaza, akaba afite inama yahatugiraho. Nimba ukunda gutera imbere, ukeneye kugira byinshi wigezaho, ngwino tujye inama, udutega amatwi. Utaganiye n'umukuru ntamenya icyo se na sekuru basize bavuze. Turakwakiriye muri Amazing TV. Murakoze cyane bwana MC Hope. Ni ibyishimo kuri benshi, ni ibyishimo kuri Amazing TV, ni ibyishimo ku muntu wese uri buze kubona kino kiganiro tugiye gukorana. Nizere ko biri buze kugenda neza. Wari umeze neza? Ariko nari meze neza, barishima kandi baranyurwa. Kandi ababwiye ko mbere yuko mbaye nyuma ya kamera igihe kinini, ubu naje nje rero. Ubu wagarutse? Ubu naje nje rwose, ibiganiro byose azagenda babibona. Tuzatugenda tubaganirizaho, tukomeza kubizeza ko tuzagenda tubona ibiganiro byinshi bitandukanye kuri wewe, hama nyinshi cyane rwose. Ndahari mu gihe cyose muzajya munkenera muri studio, ndahari. Urahari? Abakunzi ba Amazing TV rero, ntabwo iyo channel ari yacu, ntabwo iyo channel ni iy'umuntu wese ukurikirana Amazing TV, uzazakura inama nyinshi z'ingenzi. Hanyuma rero tukubwira yuko n'ubundi nk'ibisanzwe duherereye mu gihugu cya Canada, tukaba umubiri uri Canada, umutima n'inzozi bikaba biri mu gihugu cya Congo. Ni gahunda ni ngombwa. By'umwihariko abahungu nabonye hakurya bari kubikurikirana, baravuga ntabwo ndi gusinzira. Ubivugaho iki? Byo navuga ko ari byinshi, ahubwo wagira ahantu hera kujya, kuko ibineza biba byandenze, kuko byuzuye umutima ukuntu nakwifata. Hanyuma tugarutse hariya ku burasirazuba bwa Congo, ni ukubera iki byibutswe mu iki gihe cy'imyaka 30 ishize? Ibiki icyo mbivugiye, intambara ya M23 ubu ngubu iri kuba, imaze igiye kumara hafi ibyumweru 2 bafashe uyu mujyi wa Goma. Bakaba bamaze igihe, by'umwihariko bagiye bakora intambara nyinshi zitandukanye, duhereye igihe batangiye gukorerwa jenoside. Kubera iki birukanwe kiriya gihe 96? bakaba none hari bwo batangiye kudeklara cyangwa se kwemeza official, bagaragaza ibyo barwanira ko batabikoze nyuma. kubera iki bayabanje kurindira imyaka 30 ngo bazishire? Oya, ibyo ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga wenda reka mpereho amateka ho gatoya. Guhera 1996 ndakeka aribwo abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribwo batangiye guhunga bava muri Congo berekeza mu bihugu bitandukanye. Hari abagiye mu Rwanda, hari abagiye Uganda, hari abagiye Kenya, hari abagiye Tanzania, ndetse hari n'abagiye Burundi. Yego. Abambere
nzi neza wenda 96 nibwo hambutse abantu benshi. Uti rero bahungaga iki? Ni ukuvuga ngo urabizi jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda. Ikimara kuba abasize bakoze jenoside benshi bahungiye muri Congo, kuko bari barakoreye jenoside abatutsi mu Rwanda. Bahungiye muri Congo bahasangayo abandi batutsi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Bakigeyo rero nta kindi bahise bakora. Icyo bakoze ni uguhita batangira kwirukana na baba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi, babakura mu byabo, bakabavuga ati barabirukansa, barashwiragiza. Aribwo bamwe bagiye bajya za Kenya, Tanzania, Uganda, abandi mu Rwanda benshi. Nkeka mu Rwanda ashobora kuba ari 130 birenga. Nibyo. Ubwo urakoze kudusobanurira uburyo bagiye bahunga bateshwa agaciro. Icyo nashakaga umuzi wacyo n'icyo gihe utubwiye uburyo bangajwe hirya no hino mu bihugu bitandukanye, atari uko banzi iwabo. None ngende kuvuga ati kubera iki bakimara gukorerwa iyo jenoside ubwo bwicanyi bujyanye n'amoko n'ururimi, kubera iki umutwe turabizi, tuzi CNDP yaraje iragenda, ya M23 iragenda, irongera iragaruka ikora returu, ariko bakaba kubera iki? Icyo nshaka kwibaza ni ukubera iki none uyu munsi aribwo icyo amahanga yababwiraga gusubira inyuma, ubu ngubu amahanga ari kubibabwira ariko ntibari gusubira inyuma. Ni ukubera iki nyuma y'imyaka 30 aribwo babyibutse neza? Ni izihe mbogamizi? Mbese nshaka udusobanurire ni iyihe mbogamizi. Impamvu naherara ku mateka kugira ngende nzamuka ugende ubyumve, ntabwo ari ukuvuga ngo buno nibwo bimenyekanye, ahubwo byari bizwi nuko byirengagizwa. Nubwo ngo wanabivuzeho neza, wenda dufate wenda revolution ya mbere atangiye, dufate mu gihe cya RCD. RCD nayo yarimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari nabo benshi banagezweho, habonekamo na visi perezida. Ariko mareze make ntibyaje kuramba kuko yahise ivaho. Ubwo ndavuga icyo hari mu gihe muri manda ya Laurent Désiré Kabila, ivaho birangiye hajyaho icyo bita CNDP. CNDP nayo irarwana, ko nayo iravuze icyo yarwaniraga ni uburenganzira bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abandi bose bavukijwe uburenganzira bwabo mu gihugu cya Congo. SNDP irarwana bigera igihe uzi byabaye, bategeka mixage iraba bigeze, ariko n'ubundi nta cyatumye abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda badakomeza kugenza kwicwa, kuko n'ubundi ikibazo cyari gihari ntikigize kirangira, kuko cyateje n'ubundi ubuhunzi cyari kinakiri, aricyo FDR ariyo yakomeje kugenda yica abantu, itwika, igira ute. Bamwe urabizi wenda n'ufite umuntu, hari abagiye baza bakamburwa amatungo yabo, afite inka. Bigera n'igihe na benshi nk'abari batutanga usanga batanga umusoro ukawutanga kuri FDR atari igihugu kugira ngo ubeho. Ibyo byose rero ntabwo urumva ikibazo nticyari cyakemutse. Ivazaho M23 ya mbere. M23 ya mbere naho uzi ukuntu byagenze, irarwana amahanga ati reka da. Sorry, amahanga barabizi, nibwo M23 irafashe Goma 2012, bayitegeka kuva muri Goma. Ari nabwo haje intervention special yari mu bihugu bya SADC ifatanyije na MONUSCO, barayirasa, benshi bahungira i Bugande, abandi mu Rwanda, ahandi. Ariko hagati aho ntabwo ikibazo cyari cyakemutse. Ari nayo mpamvu n'isaha ubona ko M23 yahagurutse, ariko n'ubundi revendication cyangwa impamvu ituma u Rwanda ni zimwe. Icya mbere ni ugucura impunzi, icya mbere kwemera bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko ari abakongomani, icya gatatu na FDR itera ibyo bibazo byose nayo igataha ikava ku butaka bw'abakongomani, hanyuma abakongomani nabo bica abantu no kubarya, ibyo byose bikarangira, hanyuma n'ubutegetsi bubi buriho bukavaho maze bukemera abaturage nk'abakongomani. M23 rero iki gihe yo yarahagurutse, iracyarwana, kandi turasenga Imana ko ibyo baharanira bizagerwaho, kandi birimo bigenda neza. Amakuru kuyumva? Ariko ndi kuyumva. None mugendera kuki mwemeza ko impunzi z'abakongomani ndetse n'abagiye hanze bazasubira mu gihugu cyabo bikaba nk'ibisanzwe? Ni ikihe kintu mwishingiye? Mushingira kuki? Mushingira kuki wewe?
nkanjye nk'umusesenguzi cyangwa nkanjye nk'umukongomani icyo nshingiraho ni uko ndakeka abari mu nkambi z'impunzi ntabwo bishimiye ubuzima barimo. ntabwo bishimye. urumva aramutse M23 kuko abambere batangiye gutaha iri bugucira ukagenda iwawe ku isambu ugahinga ukorora ukagira ute ugasubira ku ivuko ryawe nta kibazo utiriwe utegereza 3,000 bya buri kwezi uzarya mu gihe cy'ukwezi n'umuryango w'abantu 10 urumva ntaho bihuriye. icyo dushingiro ni uko nta muntu uri mu nkambi unejejwe no kuba yirimo. icyo dushingiye ni uko n'umuntu byitwa ko ari hanze niyo aho yaba ari muri kampani ari mu kazi kameze gate nta cyamuneza nko kuba yaba ari ku ivuko iwaba avuga ati ndakora akazi ariko ndi kugakorera mu gihugu cyanjye na bizinesi yashobora kuyishora mu gihugu cye. wenda aho tugiye ku by'umwihariko wawe tutagiye ku bantu bari mu nkambi cyangwa se bari he, wowe ku by'umwihariko wawe ni ukubera iki wavuye muri Congo wari impunzi ugera muri Canada igihugu kitabamo intambara, ufite akazi, kubera icyo wumva weho nize mpamvu zumva wazatuma usubira muri Congo? wenda nko kubimbaza ndabibwira kuri kamera ntacyo bitwaye. icya mbere ni uko ari igihugu cyanjye mvukamo, icya kabiri naba nsubiye ku isambu, icya gatatu ibyo nakora byose namye ko ndi kwikorera igihugu cyanjye, icya kane ni uko umutekano urahari nta cyatuma ntajya mu gihugu cyanjye, icya gatanu uko nshobora gushora na bizinesi nkamenya ngo bizinesi nshoye ngiye kuyishora mu gihugu cyanjye n'umuturage uri hafi aho ngaho azayibonamo akazi. ariko ndamutse nshoye bizinesi mu gihugu cy'inaha nzabona amafaranga ariko nteza imbere naho ariko nta mwene gihugu uzaprofitira muri bizinesi yanjye. niyo mpamvu njye numva nasubira ku dukurikije igihe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda birukanwe mwa kiriya gihugu, weho ubwirwa n'iki bizinesi ushobora kuhakorera? wavuye yungana iki? amasambu yanyu urayazi? wavuye uri mu kigero cy'imyaka ingahe? mbese wavuye yungana iki ku buryo ushobora kuvuga ngo umunsi wa none abantu bari inyuma yawe barumuna bawe bari hanze ukavuga ati njye ndahazi, wenda urugero famiye zawe ati njya ahantu ndahazi kuko nyuma yaho nagiye nsubira nkajya kuhasura nkajya ku isambu nkareba. urumva rero amakuru yaho mba nyafite, ariko hari n'abavandimwe tunavugana baba bari muri ibyo. kubera iki bo batahunze? barahunze barongera basubira nawe yasimbukira bakongera agasubirayo. nakubwiye ko buno hari abantu batangiye gusubirayo, igihugu kimeze neza, harafashwe, umutekano urahari, baroroye, bari guhinga, ibintu bimeze neza. ntabwo tunabwira abantu bose igihugu cyabonetse batangire bitegure bataha. 2006 umutwe wa CNDP utangira kurwana kugeza za 2009 aho Rurankunda bamufashe, yagiye afata ibice byinshi, mbese n'igihe yari ariyo hariho umutekano ahantu yayoboraga, ariko biranga bamusubiza inyuma. haza 2023 ituruka kwa ayo masezerano CNDP yagiranye na leta. kubera iki ibyo byose byabaye bakagenda basubizwa inyuma? kubera iki ubu ngubu utatekereza ko batasubizwa inyuma? icyo nemera cyo ugendera kuki? ibyabaye byarabaye kandi byatanze isomo. kandi burya ikosa iyo ribaye rituma umenya aho ikosa ryabera ukahakosora. ibyabaye kuri CNDP byarabaye, abantu bamenye aho byapfira. ibyabaye kuri M23 byarabaye, abantu bamenye aho byapfiriye. ibu rero ubu icyizere kirahari, kuko n'abantu batumvaga koze ikibazo basigaye bacyumva. njya nkunda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akunda kuvuga akantu nanjye kajya kamfasha, ati mbere ugomba kumenya icyo bita inkomoko y'ikibazo mbere y'uko uhera hejuru ushaka ku kibazo. ugomba kumenya ni iki cyateye icyo kibazo. nkeka ko buno uko biri kose amahanga yamaze kumenya ukuri, kandi rega ntubwire ngo arakuzi, kandi yabyicaga nkana, kandi ubu ndakeka bamaze kumenya ukuri, bazi impamvu impunzi nyinshi bazihereza resitarasiyo, ni uko bazi ko ari abakongomani bavugije uburenganzira bwabo. ubu rero igihe kirageze ngo abakongomani, twebwe abakongomani ho turi, turwane igihugu tukibona, kandi igihugu kiraboneka. aho ngaho umpaye uhise unsubiza
ikibazo nari ngiye kukubaza nari ngiye kukubaza ariko wise ukimpamo n'igisubizo icyarimwe kubaza byose byose ndakubaza. kubisoma bangora wise uravuze ati cyaba batatwemera nk'abakongomani ntabwo twajya tuza mu madosiye de settlement barabizi bica batubwira ibintu yuko tubabwira impamvu tuje bakabyumva kubera iki bemera iyo mpamvu ariko ntibemere ko turi abakongomani urumva ko bo bigiramo uruhare barabizi bagiramo uruhare kandi nabo cyabaye badukunda ntabwo nanone bajya bafata umwe umwe bakagombye kubafata bose urumva ko ni ibintu umugani wawe biba birimo urujijo ariko bakomeze babimenye badufashe nyaboneka mudufashe murabizi turashaka gusubira iwacu muri gakondo umuntu utarabyumva na n'ubu yaravuye muri kiriya gihugu umuntu aravuga ati none umuntu aravuga ati uyu munsi ngewe ntabwo nshobora gusubira muri Congo kubera imirimo navuye ngurishije amasambu ese umuntu ufite abana bakaba bahakunda ariko kubera iyo mpamvu bakaba bitumvikana wamugira iyihe nama yo kuba uwo muntu yaba agihari aramutse ahari icyo namubwira sinamutuka nave ikuzimu agiba umuntu babivuga ngo uko mugani nave ibuzimu agiba umuntu nagaruke mu muryango w'abandi amenye ko bariya abantu bari kurwana nitwe bari kurwana bari guharanira uburenganzira bwacu hari umuntu ugitekereza gutyo rwose ndamusengeye nyagasana amusange rwose ahindure imyumvire ahindure ibitekerezo agaruke arebe ko impamvu ari imwe tugomba gusengera abasore bari hariya dutahe igihugu cyacu ngiye kukubaza ikindi kibazo yose ko niyemeje wiyemeje ikibazo buri wese ari buze kuba yiyaminiye abantu bavuye mu makamba atandukanye bavuye hehe ni izihe mbaraga kubona ibihugu byinshi imitwe myinshi intambara iba muri kiriya gihugu cya Congo yifatanyije na leta bose bahurira kuri M23 abana bo tuzi n'ushobora kureba uyu mwana ndamuzi ariko uvuga ati hariya nahakubise nahakuyemo umwana wavukiye hariya mwira nkambi zitandukanye zo mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu dore ko hari abapeti bari kumanuka bava Amerika na za Canada n'ahandi bajya Australia bari kumanuka ni irihe banga ni izihe mbaraga kubona ibihugu bingana kuriya imbaraga ziva he uwo mwete kwibaza ba missionnaire barimo barabicaza hasi cyenyege izo mpamvu zisobanurira ntabwo barabona isomo impamvu ya mbere ndaguhereza nk'impamvu kandi fizikali nta mbaraga impamvu ya mbere ni mu mutwe ese ibi bintu urabyumva urashaka kurwanira igihugu cyawe icyo cya mbere icya kabiri urashaka gucura ababyeyi bawe baheze mu buhunzi icyo ni cyo cya mbere kuko abana benshi ni abahakuriye kuko barize amateka yakura akuriye mu nkambi akavuga ati papa ko turi muri tuno tuzu kandi iyo tugeze tukabona abandi baba mu mazu meza byagenze gute umwana agatangira akamenyera amateka ubwo icyo gihe aravuga ati ese burya twaje hano kubera ko twahunze uwo mwana rero ajya ku rugamba afite icyo ari kurwana avuga ati ndashaka gucura umubyeyi wanjye ave mu nkambi asubire kuri gakondo nawe agenda aba ahantu heza iyo ni impamvu ya kabiri iya gatatu akavuga ati uburenganzira twabujijwe turabukeneye arashaka kurwanya uburenganzira bwe ntabwo rero uzajya kumuhuza n'umumercenere waje uje gukorera idolari azamuka imisozi za bwiza azamuke za nturo amazamuke za kariya misozi yose ntahazi uwo muntu ntacyo ari kurwana azamuka umusozi akumva igihe kirananiwe azasubira inyuma umwana ufite icyo ari kurwana azamuka umusozi amukubita ahita asubira inyuma niyo mpamvu bakavuga yuko u Rwanda Uganda rubafasha iyo abantu babivuga gutyo barambabaza nkumva n'agahinda karanyishe baramutse badufasha ubu twakagombye igisigiti kuba yaravuyeho bakabica nabonye nanga hari ibyo yavuze ariko avuga ati akeneye ngo yagize uruhare mu kumushyiraho yaribeshye waragira agomba no kugira uruhare mu kumukuraho ibyo bintu ubona birabira abana batari kurengera burya wabanza ukareba nanga Corneille nanga yari akomeye kuri manda ya Joseph Kabila yari akomeye kuko niwe wari ushinzwe icyo bita seni muri Congo ni komisiyo electorale nationale ishinzwe ibintu by'amatora muri Congo ari mu bantu bamushizeho kandi arabisobanuye neza ati njye yamushizeho yari yatsinzwe ko hari hatowe witwa niba Shadrach ntabwo mwibutse neza urumva niwe wari watowe
arangije amukorera kote agenza utamushyiraho ntabwo rero kuvuga ngo arashaka kumukuraho ni uko azi ukuntu yabikoze kugira agenze ute abe perezida kuko yari wanamushyizeho azanamukura nabyo birashoboka inyeshyamba ntizikina hanyuma ikindi kibazo nza kukubaza kubera iki umunsi wa none uriya Corneille Nangaa ndetse n'abariya bafatikanyije bakomeje kurwanira by'umwihariko na M23 bakomeje kurwanira ubwoko bw'abatutsi iyo ugiye kureba kuri noro zombi Noro Kivu na Sud Kivu usanga hari abantu by'umwihariko abanyamasisi ubona bashyize hamwe 100% iyo ugiye kureba wajya mu Banyamulenge ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bashyigikiye M23 ugasanga ntibashyigikiye twirwaneho uyu munsi wa none ubu tuvugana amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga ku nkuru ziri kuvugwa hirya no hino ku mbuga na za kabugabuga bari kuvuga yuko Abanyamulenge abanyamasisi Abanyarwanda mbese umuntu wese uvuga ikinyarwanda ari gufungwa mu gihugu cy'u Burundi igihe Abanyamulenge benshi ibigarasha bita baseba baba muri Amerika ikigabo cy'imvi z'umweru cy'ibyanwa by'imvi z'umweru kavuge gutyo kuko njya mbona kitavuga ibintu bishyika kandi ari umugabo gikomeje kuvuga ngo kiri kubwira hari aho nabonye ari gukurikira ari kuvuga ikiganiro kuvuga yuko ngo twirwaneho Abanyamulenge nibareke ngo leta ariyo ibahereza ibacungira umutekano kandi leta niyo iri kubica ubu none nibo bari gukorerwa jenoside muri side kumvishe n'amajwi amwe kuri za kabugabuga akomeje gutabaza M23 ngo ntibabarire ihagere ibarokore icungura ubwoko bw'Abanyamulenge buri gukorerwa jenoside iyo umuntu adashyigikiye M23 ari umunyamulenge kandi Abanyamulenge bari gucungurwa na M23 abo ngabo bavuga iki reka manze mvuga ku kintu cya mbere wari uvuze ni ukuvuga ngo muri kino gihe by'umwihariko abantu M23 irwanira ni abatutsi nk'uko wabivuze ariko harimo n'abandi bw'ubundi bwoko banze ingengabitekerezo ya leta ya Kisegeti bitandukanyije nabo bakavuga ati aba bantu twarabanye ni imfura natwe ntibazabagirira nabi duhari tuzafatanyikanya nabo urabona ko harimo amoko atandukanye ariko nanone rero niyo mpamvu nakubwiye ku muntu udashigikira M23 uwo muntu nakubwiye uti ntabwo numva ko yaba niba nariho nava ikuzimu agaruka inyuma kuko abo n'ubundi abo ntibazabura kuko ndavuga nta muryango utabura ikiwerewere cyakimara cyangwa ikigori abo bazahoraho ariko icyo nabwira nkurikije n'ibyo mbona nuko M23 twirwaneho baje gucungura baje gufasha abantu ubwoko bwabo kuburokora kubakura mu menyo y'umwanzi kubakura aho bari babangamiwe n'abantu nisa wenda niba ari abantu mugira wabaza nk'abantu buno batuyana M23 yafashe amahoro arahinda barakubwira uti buno niwararanaga migonde 3 ubasigaye aryama yemye nta kibazo yemye ngo ibintu byose akabimanuka murera ukareka agaca gatohagera aho gashaka urumva ariko ubu ni ibintu byakemutse rero ko M23 irumva kandi icyo biyemeje ahantu umuturage wese ari kubabara izajya ijya ari kubatabara ukibona communication nyinshi basohora ahantu umuturage ari kubabara wenda ibyo nabyo zabikurikirana wumvishe ko Bukavu bararize ibirasimbutse ababohoye ibyo babikurikira abanyegoma bararize muze mudutabare nyabo nabararira iragenza ite irababohoye nakora ndi kubyaba wenda abo Banyamulenge aho barababaye birumvikana ariko bahumure mu gihe gito umucunguzi yaje ari mu nzira baratabarwa bene wacu b'Abanyamulenge gukorerwa jenoside Imana irahari yahumekeye muri twirwaneho ihumekera muri M23 baraje batabarwe hanyuma hari indi nkuru nabonye kuri kabugabuga nabonye yuko umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi yavuze ngo afite ubushobozi bwo gutera u Rwanda mu masabira akaba rukuyeho akarwongera ku ntara y'u Burundi urayivuga iki
wemba numva ntaramugarukaho ahubwo uzashaka ikiganiro tumugarukeho kuko niba ukurikirana amakuru ntabwo numva ko yananiwe inyeshyamba urazi ko yagiye gufasha Gisegeti guhasha M23 abasirikare baba bafata kenye ibyo wenda urabibona yari Gisegeti yaratanze ubutaka bwacu kwivuka ati ngo kiriya kinombe cya Rubaya uzagende gucukurira abarundi ibyo bahaboneye warabyumvisha bajya za Ngungu ibyo bahaboneye barabyumvisha bagera Minova ibyo bahaboneye barabakubita babasanze Bukavu ibyo biroroshye ntabwo numva ko bananiwe inyeshyamba ngo uzatere igihugu ntabwo bikunda ashobora kuba ari kurota. Ikibazo cya nyuma tujya ku musozo tuza kubaza umutumirwa wacu wa Amazing TV dore ko tugejeje ibintu byiza cyane reka nze dukomeze tumugezeho atubwire n'ibindi ndakomeza mubaza kuko ndi kumva biri kugenda ari byiza cyane. Hanyuma hari inkuru itari kuvugwaho rumwe n'abantu batandukanye by'umwihariko abakunzi ba M23 n'abantu bari kumva icyo barwanira n'icyo bashaka babonye bafata bafashe FARDC indwanyi za leta barabafata rwa mikono abasirikare benshi cyane aho bamwe bifuje kujya kujoininga M23 Makenga umugaba mukuru w'ingabo za M23 ari kubabwira ati ntabwo ari igisirikare mwakoraga reka nze tubereke igisirikare cy'umwuga n'umuco tubanze tubakuremo imyumvire ya Gisegeti tubatreninga abandi ati hari abo twabonye niwe warabibonye ari kubasura muri Goma ari kubahereza ibyo kurya abitaho ati mwihangane muzakira ni ubuyobozi bw'ubwanyu bwabiteye bwa mbere bibaye ku mateka aho ukubita umuntu ukanamuvura benshi babifashe yuko Makenga bashinyagurira abandi bayifata yuko agira umutima urengeje cyane nta mpamvu ahubwo yagakwiye kumara akabarasa bose akabarangiza ibyo bintu bivuga biki twabonye afite abafite abantu bagiye babyumva bitandukanye akavuga ati umuntu ufite ubumuntu akwiye kugira nka biriya Makenga yagize abafite umuti ari abantu ariko bafite umutima wa kinyamaswa bakagombye kubikora nk'uko iyo myumvire yabo imeze uwo nguwo urabavuga wiki weho ku giti cyawe ntawe ibyo Makenga ubona ari mukuri cyangwa we yararengeye akagombye kubanza akabashyiramo utundi tuntu tw'udupisto buke buke oya nibyo nakubwiye reka mpere kuri M23 ikigamije kindi ntabwo ari ukwihorera irashaka kwigisha umukongomani abane neza n'undi mukongomani umukongomani abane neza n'undi muturanyi umukongomani amenyekane ku isi yose ko umuturage ameze neza ntabwo Makenga ari wa wundi wo kuvuga ati atari yandi twumva ngo ijisho rihorerwe irindi jisho Makenga araza akavuga ati oke wakomerekeye ku rugamba twarayibonye wowe uri hano mu bitaro nubwo wandwanyaga ariko kubera ubumuntu reka mbazanire ibiryo barye imiti nibura bagura indi babavure mukire nimumara gukira uzihitiramo uza nushaka kuza mu gisirikare cya AFC uzaza nushaka kugenda uzagenda nibwo bumuntu nta kwihorera kwigisha umuntu ukamukuramo ideology afite mbi ikamuvamo hanyuma akaza nibwo bumuntu rero nibwo buzima M23 ishaka AFC bashaka umukongomani abana neza ndumva mu gihe ataratubwira ikindi turakomeza kubabwira gukora like comment subscribe dore ko tugejeho ibiganiro byiza cyane hanyuma gira ikintu ubwira abantu badukurikiye kuri Amazing TV dore ko ibintu ari byiza cyane birava mu bwiza bijya mu bundi bwiza turisanga ku gasozi k'ibyiza ikintu ukomeye kugenda tujya ku musozi urakoze wenda nkurikije ku kiganiro twagiranye reka mbwire abakunzi ba Amazing TV aho baherereye bose ushobora kuba waravukiye muri Congo hari ushobora kuba ahumva akabaza n'ibibazo bihabera katumusabe aho uri hose ushobora kuba ari icyo wafashisha M23 niba utanakibona jya upfukama usenge uvuga ati mweretse bano basore mana barinde mu rugamba barimo ibyo barwanira ni ukuri mana babe hafi ubahe intsinzi icyo ni icyambere icya kabiri n'udufaranga tubonetse abakenewe bote abakenewe imiti abakenewe ibintu byinshi birakenewe byose nabyo ni ibintu by'ingenzi icya gatatu rero
Amazing TV show nayo ikeneye umusanzu wayo. Dukorere subscribe, mukoreshe like, comment, munasharinge n'inshuti zanyu, mubakore babwire bakore sub. Benshi n'ubundi mama ufite za megabyte, sharingane ikiganiro cyacu kirebe, aho ugira ikibazo twandike muri comment, ibyo uzifuza tuzabibagezaho. Sorry. Murakoze cyane, hanyuma turabasaba gira icyo babwira, like, comment, subscribe kugira ngo ukomeze kwibera uwa mbere mu babwira amahirwe yo kumva ibi biganiro bibonwa n'abake. Burya bakeya ni ingenzi bari buze kubyumva. Ntabwo tukubwiye gucyoherereza umuntu utari ingenzi, uze kucyoherereza imfura nyamfura, abantu bakomeje kutugezaho umuco. Umutumirwa wacu rero akaba ari umuzajya tugenda tugezaho n'imico ya misango twabuze, bya bintu bya gakondo basogokora ibintu bakoraga, azajya agenda tugezaho ibiganiro umunsi ku wundi, tuzatugenda tubabigezaho. Dore ko turi kuva mu bwiza tujya mu bundi, mu kanya turisenga tugasozi ku bwiza, twageze Goma n'ahandi, turajya dufata ibibuga by'indege ahantu hatandukanye. Turabakunda cyane, yari channel yanyu Amazing TV. Murakoze, Turabakunda cyane. ciao ciao. Oh. Ni irihe banga, ni izihe mbaraga kubona ibihugu bingana kuriya? Imbaraga ziva he? Uwo mwete ukibaza, ba missionnaire barimo barabicaza hasi cyenyege. Izo mpamvu zisobanurira Bariyo ntabwo barabona isomo. Impamvu ya mbere ndaguhereza nk'impamvu, kandi physically nta mbaraga. Impamvu ya mbere ni mu mutwe. Ese ibi bintu urabyumva? Urashaka kurwanira? Urashaka kurwanira igihugu cyawe? Icyo cya mbere. Icya kabiri, urashaka gucura ababyeyi bawe baheze mu buhunzi? Icyo ni cyo cya mbere. Kuko abana benshi ni abahakuriye, kuko barize amateka. Yakura akuriye mu nkambi akavuga ati papa ko turi muri tuno tuzu, kandi iyo tugeze tukabona abandi baba mu mazu meza, byagenze gute? Umwana agatangira akamenyera amateka. Ubwo icyo gihe aravuga ati ese burya twaje hano kubera ko twahunze. Uwo mwana rero ajya ku rugamba afite icyo ari kurwana, avuga ati ndashaka gucyura umubyeyi wanjye ave mu nkambi asubire kuri gakondo, nawe agenda aba ahantu heza. Iyo ni impamvu ya kabiri.